mana yanjye koko nk'ibi ni ibiki koko abantu baba batinda kuza mu nzu y'Imana nibazi ko korona itanze agahenge ubu bigiye kongera igaruke abantu bataza ngo nibonera amaturo baba babona ibintu byaraguzwe n'ubusa koko rwose ubu ngubu babagomba kabisa rwose ase kibi birimo isezerano rimwe rya kera ana telefone irakora aha kangiye kwakira ko biri kose baricara hano hantu hajyamo abantu benshi ahubwo tuze dutangira amateraniro rwose kuba korona yamuzeho ariko nta ribi barasanga ibintu bimeze neza ngewe reka nitegure kabisa What did you say, nigga? Umva naje nabwiragitse rwose ariko buriya iyo umuntu agiye kwa pasiteri kuvuga abagomba kugenda no ninjye wa mugore mana we kubuje kubujima mugore okay ninjye mugabo wa mugore mana we je kubujima mana we naje rwose terera ko tutabamenye jewe neranira iyo Remera Remera cyane rwose azazo ni karibu murakoze nizere karo guseka kwinyesura rwose nico kurya kiragiye ijambo ry'Imana icyo kurya ijambo ry'Imana amena cyane yes tuje kwa pasiteri sa mugani irangiro nago yemewe kwa pasiteri yanagukoma gusa pasiteri bagenda oya gahunda tuzanye turayizi tuzanye hano nkurasa tasi ntago tugomba yonyine se wongera radio man n'agafurash humura man cyabusana abana bariramo nge nazanye ko turijyamo ibintu byose nge naryo nazanye ariko nge ndukamo muraza surprise pasiteri noneho karum mwinjire namwe ntago wakinze ni kabi rwose reka nigashaka gatinde ariko ikinzanye n'ukuri cyanjye nanabura aho ngaho uvuze neza namwe murakaza neza aha muje ni he uje mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana bakwita nde jewe nitwa Pastor Prince nizere ko nta bintu by'ibazo uri buzane Pastor Prince injira ntacyo azinjira we ko wasigaye aho bino ndayikingira upfa kubuzanya amaturo wakuga ko uje kwinjira ari mu kiliziya cyangwa ari muri buwate uje wambaye bandana uje wambaye ibitoto by'abagore utaje kubanza wambare neza w'abagore utaje kwambara utaje kwambara neza cyangwa ufite amaturo injira ugize ngo iki inkweto nta kibazo amaturo amen injira nta kibazo upfa kuba ufite amaturo urabona ufite niko injira wowe amen injira nanjye rero reka ninjire kabisa dutangire dusenge amena mbere na mbere dufata umwanya kabisa rwose twicare mu nzu y'Imana dushima Imana korona yabayicishije make ni karibu mu nzu y'Imana ariko niyo tutaricara nge ntago mbazi kandi nanjye ntago nzi pasiteri tubaza twicare ndatanga umwanya wo kwibwirana aho uje kwigira umuyobozi wowe wega fifi ugize ngo uburiri ubwo ni uburiri ese isi saro kweli ujye munyumvira iki kiri kuvuga nabi ndanagiye aho ni mu buriri ntago ngaha ari muri salo ari mu cyumba cy'amasengesho iki uratukana pasiteri uratukana oya igikombe cyo mu nzu y'Imana mumvugire ngo Imana amena cyane rero turicara hano hasi mu cyumba cy'amasengesho ntabwo mwakwicara mpamvu ubona bimeze nk'intebe iyo tugize tugatsindwa turyamamo tugasenga
Anga tureba amafilme za Yesu, za Bikira Mariya Amina cyane. ndetse n'iza Yosefu. Ugize ngo nako ni Yesu Kristo. Tuba rero twicare ni karibu mu nzu y'Imana. Amahoro ya Kristo abane nawe kandi muhora nde. Oya. Ngo ndumva hano hagenda umwuka w'Imana. Amena cyane. Imana yambwiye ngo ntawe umuntu uri buturi ibihumbi ijana. Ndabeshe. We, hano harimo umuntu uri buturi ibihumbi. Amena cyane, amena. Oya. Ni wowe pasi. Mana kuko uri butuyumbi jana ni anakubwira izina rye. Neza no ni mwidoka. Umuntu witwa Fulgence, ngenda bizi, yitwa Fulgence. Yeni twara Zivu Patrick. Nasi byo hari ubikubaje. Izo mwanya nizo wo kwakirana mu nzima. Reka dusabe buriya bere ku murongo guhera hariya buri wese ahaguruka twibwira. Mbere yuko rero muhaguruka mukananyibwira reka nje mbanze mbibwire. Aha. Umukozi w'Imana nitwa Pastor. Rugambaje. Unifasi. Rugamba. Silvestre. Cyane. Oh my God. Amen. Ugize ngo wenda buri mbaraga zikurimo. Rero kwa mbere yiyakira. Yananiwe rero ngiye ntabwo nagumana hasi. Pastor ngo yicaye mu buri. Ntabwo nkara kwivuga wicaye naje. Nzahera kuri wowe. Ana wowe wibibanda. Wowe wibibandana. ugize ngo Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. what full time you know you Felix. Yes. Felix. Nanjye wabona turutse abita. Oyibagiwe. Ibi bintu bisa bidafite gahunda mu nzira. Tukana. Kabyumvisha mbere icara. Kibigiko bigwa. Pasi ni ibigiko. Mu mbaraga z'Imana iki Ikiyiko amena. Ikiyiko. Wowe wajutse kwa nashuze kurya. Mu nzira Imana ndabyemera barahemukira. Wazana ikiyiko muri. Ese mu nzima zibahemukira nyine. Ese nabiryo mu Ibyo gihe. nitubitunzeho. Ese nabiryo muri. Ko dufite imyumbati. Ko nababeshaga n'umuce. Nope. Amena. Gahivuga. Ivuga. Reka ndiyivuge. Swingu igezweho. Haleluya. Haleluya. Okay. Yeah. Amena. Okay. Jewe nkaba nitwa Pastor Prince nkaba Nawe umupasiteri. ugize ngo Ego. Mu rugo. nanjye ubu ngubu nari naje kwifatanya namwe abakozi b'Imana. Amen. 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 Ese waje kwiborosa? Hano uraniborosa. Iki ni igiki? N'uburoso pasiteri. Amen, iki ni igiki? Amen. N'uburoso pasiteri. Kuruje mu ndebe. Imana yabukweretse. Ese nk'uyu nguyu koko yaje kwiborosa. nope Umva, uriborosa simaze kurya amagi cyangwa urabumaze kurya. Wayifunze muri bibiri. Iki ndagihoma nta byo wobona. Abandi barajya kuhorata. Undi yimenye ubwenge zana iki guhoza na Pastor tureke. Nese nta kugusa kibazo. Mareka nivuge. Rero nimumvugire ko Imana igira he. Imana yacu twese. Nimumvugire ko Imana nagahita Imana. nimumvugire ko Imana igira neza. Bakristo bene data ndabashimira mu izina rya Yesu. Mumvuge ngo mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Amen. Rero ubu njyewe banyita Rutumivu Patrick. Rutumivu Patrick nubwo nacyo ubona. Sinzima. Rutumivu Patrick nkaba naturutse. Nako Mvire nk'iki. naturutse Remera. nope I Remera. Ndi umukozi w'Imana ukomeye cyane. Ariko nyine urebye Seko cyayu. Turjo. Aya. Pastor dukomeze. Amen. Amen cyane. Kiracho cyambaye banana na kinjije imbaraga. Urandi kubona gisa naho kidafite n'amano. no Pastor n'ibiryo. Okay. Wajya bire. Imana ngiye ngo tworoherane. Amen. Imana yavuze ngo tuze duturanye imiryango yawe. Amen. Zo mwijuru ariko. Nuko Petero aravuga ngo njye nuzuye umwuka. Petero aravuga ngo nuko mbona abana b'Imana babazana icyo kurya muri saro. Ese ko nabiryo. Bararya barangije. Amen. Rero reka
maguruke ngiye ndi kubazanira ifunguro musigare mwiyegeranya kandi bihageze asengera ifunguro kabisa turebe ko twafata ibiryo ubundi dukomeze ariko mbabwire ukura burya nikura tu wa muri Imana nyeretse w'ibihumbi 100 upfa kuba warize ihute pasi ibyo mfite nabyo nibyo tugaburira imbwa ibyo tugaburira imbwa amen mbaza ibyo ngiye Silvestre amen Pastor Prince wo mu Rugunga yimuke yicara negere asurabona wowe mudawo wawe ko cyabaye yicara hano rwose Pastor Prince kugira ngo ibiryo rero tubye asuri mu bici watsinda ndiwo umurungu Prince rero ndabona yicaye neza ku buryo tugiye kurya ahangaha rero reka dusabenya kuba barutumivu adusengere rwose adushyira imbere basengere ibyo kurya tugiye kurya turagize ibyo kurya tugiye kurya Mana urareba ibiryo tugiye kurya Mana ndabigutuye mu izina rya Yesu ndatsinda style n'amatara Mana wirukana abasabirizi Mana wirukana abasabirizi urabona Mana turi mu nzira wirukana abasabirizi turakwikubisa imbere Mana amen dore iri funguro Mana duhaye rigere mu nda zacu rigere mu mibiri yacu rikenewe koko ariko nicyo kintu cyacu urabona Mana umimbaraga ntanga abandi ugize ngo banje amen Mana ufashe mbirye bingere ku nzoka amen Mana ucungire ibisamba no Mana dore n'abarimo gusenga batareba murabona Mana barimo kuncunguza Mana mutu irisengesho ucishe mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ugize ngo Mana imyuka mibi ya Mana turakomeza ugize ngo amen nanje gusenga amen twese nese pastor sana mwimeri mwimibiki mukora kubiryo murakora pesa ntabwo twajya pastor ubundi watuzanye amazi yo gukaraba ndibaye ngongana na baniki kamere kigiye cyadamo muratungana kabishire ngenge biryo se nawe shira mwemere tujye kuzana amazi mwemere tujye kuzana n'amazi ngenda birinda nta muntu ubikora urije yawe bubirinze njye kuzana amazi ariko sibyo subu nubitamo icyuye umuntu ari tujye kubazanira amazi bose ndabakarabya ku buryo muhinduka ngasima z'amakaba Yesu Kristo w'i Nazareti bishoboka bite se oya ntabwo bishoboka niko tubibyo mwabimaze mukabimara mutamaye umugore wanjye yaragiye mu cyaro basta murabimaze ko nagikoma basta gakoma amabuno ya nyuma ko cyabaye muri abagome ako muratura menshi mwavuga cyakora n'icyo mu ntebe zisenge ntabwo mu ntebe sha nako nabwiye ko ari mu buriri ntanababeshya mwaguruke ntabwo byari sibira ntabwo basta igikoma wagira ngo mwayogesheje mwanayihabi isuku ndayikorera murabona amafaranga muratura nishyura umuntu ukora isuku muratura mwicare mu ntebe bandebera amina pastor mumbagurike iyo mida yanyu mwicara hano icaza ugize ngo amena cyane amen nizera ko ibifu byanyu birahaze ubaye nka nyamaturi zo mu mpera ugize ngo karagasani kamwe gaguha ubaye nka nyamaturi ugize ngo nari igikoma duha gusa nta nakandi gapato mutarambura tugeze mu mwanya wo gutura gutura rwose alo umwanya wo gutura karame kungweki ngapfuye imodoka yamugonze ngamagufa yivanze n'amara Kristo Yesu w'i Nazareti ugize ngo gazende ndamusengera aya magufa
ndamusengera ayo magufa oh mumva ugenga imana ariko pastor reka njye gutwara ngende udatumisha reka njye gutanza utuye gutabara imana yitabara nta muntu utabara umva icaraho ngaho ushyirana amaturo ugere nabemereye kugenda biremewe urumva si ubundi nkakibona ukuntu kimeze gusa gitumbye uruti ubundi ubu hajya uri umudiyakoni wawe wambwiye ko uri umudiyakoni wawe siwe mbaza yesu iri ni ibisatsi cyangwa ni ubwoya bw'intama butogoshe urebera ni ukuri kw'imana iki ni ikidiyakoni ubu ni igiki umva rata mwe nabonye muri abana beza nuko wambaye bandana rata tura wowe muragiye gutega kuri moto naguze ko wanza kwambara agatambaro mu nyine ndabizi ugize ngo tura nico muri kugusaba tura tura hano hasi n'inzu yanjye nta muntu wabonye nawe nkabibona ukuntu uri ikirara winjiye wanangoye izi rinete naye nzambara ngiye guteka hari ikibazo pastor uratereta pastor imana yarabitwemereye egera hino sende biribitse nimundebera murakorana sha murakorana niyo gusa nakwirirwa dore n'iki ngiki ntabwo muncika ndetse ibyo ni ibiki ntabwo muncika ntabwo mpereza ikote ntabwo muncika turimo kuzamuka shorongi yego ndaje ntabwo mwancika akira n'iby'agaciro mfite muremo mbabwiye ko riti ko ndimo igeze sizamuka shorongi ziba wamaze ziba kurutua pastor basubiraho nibyo tawutindirwa bande baramamagaye ntabwo yajyana ko riti ko yakigeze shorongi ukaba mwancika ngo kurya umwana karya amabyi ibyo byanjye wariye se byo byawe umwana